se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Hari ukuntu abantu bibwira ko imbyino babyimye kuba bakuyemo inkweto bikanga Satani. Iyo icyo ni ikinyoma. Urabyinira naho ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika, ntacyo ufite. Mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza, ugasanga umuntu yashakishije ntako atagize. Hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabira akabona ntibivamo. Kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza, ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya. Hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Mwese mwabyina bigakunda, mwese mwabwiriza nka Joseline, ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sex ngo usambane. Kambivuge ndebe inyuma. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngeze kuri point finale, ngeze aho umuntu batamusuhuza, ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku, ngeze aho umuntu bamwita umurosi, ngeze aho umuntu bamwita umushingwe, ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye, azongera areba Imana, azayitegereza sayundi. Mujya muvunwa n'ubusa, mutinda ku tuntu duto, mutinda ku tuntu tuzabagumisha inaha, mugatakaza amanota, Imana igaseka ikumirwa. Vuga iti se uriya arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Ntiwigirire nabi inshuti yanjye, neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe. Hari neza Imana yakubikiye. Birashoboka ko waba uri imfubyi wimama ukipapa, ariko hari neza, hari neza. Ineza y'Imana ntirashira, hari neza. Ndanezerewe cyane ko ngiye kugaruka hano. Ndabona Imana yarabashyize ahantu heza hagutse. Imana yarakoze cyane. Rerukana muri hano hato, ariko Uwiteka himbazwe ko yabahaye aho gutaramira mwisanzuye, mufite oxygene, mufite ubuzima bwiza. Imana yarakoze cyane. Hanyuma dushime n'umushumba wanyu waturaritse, yaramaze iminsi ambwira ngo nzaze, bikagenda byanga kubera gahunda nyinshi abazizi. Inshuti yanjye cyane yo hafi. Rero Imana ishimye ko yaturaritse, kandi tumusabire umugisha mu izina rya Yesu. Namwe mwakoze kuza gusenga, Umwami abagirire neza, kandi Imana ibahe ikimitima yanyu ishaka muri Kristo Yesu. Amen. Usome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yobu, cyangwa se igitabo cya Yobu. Ntago ari umuhanuzi, cyitwa igitabo cya Yobu. Turasoma igice cya mbere, murongo wa 20, tuze gusimbuka dusome igice cya kabiri, murongo wa 4. Indi mirongo nayo ndaza kwibabwira mu izina rya Yesu. Mbese mwazanye Bibiliya? Sawa, Imana ibamugisha. Igitabo cya Yobu, igice cya mbere, murongo wa 20. Aravuze ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rigire gute? Ishimwe. Igice cya kabiri, umurongo wa 4, haravuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitangamo, cyangwa se yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Amen. Dusome mu butumwa bwiza ubwanditswe na Matayo, igice cya 7, mu isezerano rishya, Matayo 7. Hanyuma mikrofone mwongeremo bazi, mu muse n'abayizamuraho kugira ngo ntaza kuvunika cyane. Matayo 7,
dusome umurongo wa 24. Matayo 7:24 haravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Noneho hari intego bampaye y'aya masengesho y'uyu munsi iri mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 19. Niyo ntego y'amasengesho y'uyu munsi, ko niko umushumba yambwiye ngo turisengeremo hanyuma tuze kuriganiraho. 19 rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19. Haravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. 20 mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyerejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen, amen. Shaka kuririmba agace gato k'indirimbo nubwo atari yanjye, ariko ndabikora kugira ngo bihure nuko umwami yampaye kuvuga. Uhagarare witegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore mugize urutare nzubakaho inzu yanjye, dore mugize urutare nzubakaho inzu yanjye, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ihungabana, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyeza, uzaguhesha umugisha, nanjye nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, ntuzigera unyeganyezwa, kuri urwo rutare niho nzubaka. Haleluya. Kuri urwo rutare niho nzubaka, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera uhungabana, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera unyeganyeza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo urufatiro ruzima ni Kristo. Urufatiro ruzima ni Yesu. Niryo jambo turi buganiriremo, hanyuma turaza kurebera hamwe izindi mfatiro abantu bajya bishingikirizaho ariko zigasenyuka. Hanyuma turareba icyo Yesu atumariye. Kwizera Yesu mbese bimaze iki? Bitumariye iki? Ni ibihe bintu umuntu yirata akavuga ngo ubwo nirase Yesu ndi fier, mfite confidence, ndumva ndiho, ndumva mpari. Amen. Oh, amen.
ego muraza kunyikiriza ko nanjye nabikirije. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu, abantu ntibari babizi, ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu, Paulo yamuvuzeho. Hakabamo na Yesu witwa Yesu Yusito, hakabamo na Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo niwe zina rizima, niwe zina rifite imbaraga, niwe zina abadayimoni batinya. Ni izina duhamagara, Satani akabimenya ko duhamagaye izina. Ni izina duhamagara, abadayimoni bakabimenya ko hari aho bahuriye akabanesha. Ni izina rikomeye, ni izina riryoshye, riruhura indushyi, rikamara imibabaro. Ni izina riruhura indushyi, rikamara imibabaro. Ni izina rifite ubushobozi bwose. Paulo yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo Yesu yanejeje Imana amaze kuzuka, ageze mu ijuru. Imana iramwitegereza, ibura igihembo yamuha. Iramurebera ngo mwana wanjye nguhembe iki ko unejeje? Witura iki kuko uzi iby'abamarayika bananiwe? Nguhembe iki kuko uzi iby'ibizima byananiwe? Ngirareba ibona kumuha isi ngo ayiyobore, ibona ni ibintu biciriritse. Kumuha ijuru ngo ariyobore n'ubundi nirye. Paulo yaravuze ngo yanejeje Imana, Imana irishima ngo imuhe izina riruta ayandi mazina yose, ngo kugira ngo abo mu isi n'abo mu ijuru ngo umunsi umwe abana b'Imana bateranye. Munyikirize amen. Ngo abana b'Imana baje mu iteraniro, ngo barimo bararamya bahimbaza Imana nk'uko mwahoze mubikora. Ngo nuko na Satani araza. Satani agira ate? Muze kunyikiriza, nkunda abantu bamuvinga baneza amatwi. Twese haleluya. Ngo abana b'Imana bateranye, na Satani agira gute? Nega ntimuri kure ya Satani, naha mu rusengero abana, kuko Satani ni umwuka. Hari igihe tuza mu rusengero tukagira ngo twamusize, woya umukanya ari kukwibutsa iby'ideni, ari kukwibutsa iby'umugabo, ariko abari hafi aho. Iyo mpamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanye nawe azagira gute? Paulo we yaramuvuze aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga ngo ashaka uwo yaconshomera, ngo ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga, ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye, Imana ijya kwirata Yobu, ibwira Satani, iramubaza ngo Satani we uvuye he? Uturutse he? Satani amubwira ati mvuye mu isi, nanyuze no mu iteraniro, nahabonye ahantu abarokore bari kubyina, bakabonye Imana. Imana iti wabitegereje neza? Ati yego nababonye bose. Wabitegereje? Ati nababonye. Umugabo witwa Yobu yabe yateranye. Satani amubwira ati yarahari, ukurikije urukunda gukunda ntiyabura mu materaniro. Munyikirize amen. Numva ndi bufashwe uyu munsi, munyikirize haleluya. Imana ibaza Satani, iramubaza ngo mbese kuvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo, Yobu waba wamubonye? Wamwitegereje? Satani abwira Imana ati namubonye. None se wabonye ukuntu anyuba? Satani atabuyabuzwa n'iki kukuba? Wamuhaye abana, umuha umugore mwiza umwubaha, umuha inzu nziza, umuha inka arakamirwa, umuha amafaranga nta kibazo afite, banke nta deni ayifitiye. Imana iti gutekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye abana? Utekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye amazu? Utekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye umugore umwubaha? Utekereza ko Yobu anyubaha kubera akamirwa? Aho yasibye, kuko na mbere yabyo atarabibona. Umutima wenda bizi waranyubaha. Satani abwira Imana, aramubwira ngo umva, mumpeho gakeya nkwereke ukuntu abantu bagukundishwa no kubaha
izo nku zijyane n'ayo mazu yajyane. Yobu ndamwizeye ku kigero numva atamemukira. Aho twahuriye arahazi, kandi gukomera kwe ndabizi neza ko abizi ko bitava mu bwinshi bw'ibyo namuhaye, ahubwo biri mu rukundo nkunda. Ubwo umwami Yesu ankunda, kubw'imbabazi ze nyinshi, ibintu byabaye umunsi umwe mu minota mike kuri Yobu. Reka mbigusomere wumve. Igice cya mbere umurongo wa 13 havuze ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa bwe barasangiraga banywera mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu bose inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva itangazo rya mbere Yobu yumvise. Ese turi kumwe? Yego. Unyikirize amen. Amen. Itangazo rya mbere Yobu yumvise akiva mu iteraniro, kumbe Satani yagiye kumushegera. Se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Hari ukuntu abantu bibwira ko ibyina babyinye kuba bakuyemo inkweto bikanga Satani. Iyo icyo ni ikinyoma. Murabyinira kuri tere. Satani yabyinyeho imyaka myinshi, we ntiyayibyiniye n'inaha, yabyiniye mu ijuru ahabona ubwiza bw'Imana. aho urabyinira inaha ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika, ntacyo ufite ukeretse ubuntu bw'Imana. wowe uraririmba se? Ayiga we. Wow. Satani yaririmbiraga Imana, Imana ikavuga iti mfite umuhungu hano. Satani yararirimbaga isi kumirwa n'ijuru rikumirwa. Umunsi umwe abwira Imana ati bazajya bakuramya muri weekend, nanjye mu mibyizi bandamye. Imana iti hoshe. Hoyaye. Ntibibaho. Navuze ko icyubahiro cyanjye ntazagihunda. Hallelujah. Satani atandukanye n'Imana. Yobu avuye mu materaniro, Biblia yavuze ngo imbitsi ya mbere yaraje aramubwira iti Yobu, bwa butunzi wari ufite, ingamiya, inka n'intama byose barabijyanye, ngaho ongera usirimbe turebe. Yobu ati nejo nisubira mu iteraniro nzongera nsirimbe. Ntago kuba nkunda Imana mbikundishwa nuko ingamiya nari nzifite. Umva icya kabiri cyamubayeho. Akimara kubika ibyo, haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Nijye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva wa gatatu akibivuga, haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero bitatu, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kukubikira. Undi abaraje wa kane, abaramubwira ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga kandi banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Satani ati ubwo urasubira mu iteraniro, Yobu ati ejo nzajyayo. Amen. Umva ku murongo wa 20 ukuntu havuze ngo maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati ari wowe? Aha, banyirukanye mu kazi. Mana uranyangura umugome, sinari nzi ko ari wampamagariye Mana. Kuki wampaye umugabo ndiha Yesu? Ari wowe bakubwiye batabana bawe bose barashize impanuka irabahitanye Nyabugogo, wahita uvuga uti witegura umugome, urumwicanye Imana.
ariko umva ukuntu Yobu yavuze. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama. Hereza Imana icyubahiro. Obaye hereza Imana icyubahiro. Haravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Sinaje nyikiye, sinaje nteruye. Navuye mu nda ya mama nta n'igiceri cy'ijana sinari nkizi. Kuri Beka na Equity nta mafaranga nari mfiteyo. Haravuze ngo ibyo byose nabihawe n'Uwiteka, kandi Uwiteka niwe ubyishubije. Yantekereza ikiriyo kiri kwa Yobu. Serikaye 7 z'abana b'abahunga bareba ati yo ati nawe uragiye mwana wanjye, naraguhawe n'Uwiteka nawe genda. Akajya kuwa kabiri ati nawe uragiye mwana wanjye, akihanagura ati Uwiteka yarakumpaye none arakwishubije. Akajya ku bakobwa be beza ngo 3 ngo bari beza mu gihugu, akabitegereza imirambo iri muri serikaye, avuga ati Mana we urabanjanye. Umugore ngaramuhindukirira, umugabo wari wubatse ku rufatiro ruzima. Ndumva ndi bufashwe muri riteraniro. Ikiriyo kirangiye bamaze gushingura, umugore aramwicaza arambwira ati ariko sheri, ntago ibi bintu Imana yabigukorera ntacyo mupfu. Sha ugenda uperereze, ushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye nakonje, ubaze niba ntacyo upfa n'Imana. Hanyuma ugaruke hano umbwire, sino turajya gukora divorce kuko umugabo w'umutera mwaku nkawe ntago nabana nawe. Abana banje bapfira icyarimwe, ingamiya n'inka n'intama bigendere rimwe, ubwo se uri umugabo cyangwa? Yo barambwira ati yewe mugore we, yo ngaramuseka arambwira ati yewe mbega umugore nari narashatse. Arambwira ati mugore mwiza, burya duhura twahuye nkuze, kandi Imana yanjye nayimenye mbere yo kukumenya. Reka nkubwire akantu gakomeye, Imana niyo wabura ukagira icyuba cyane. Kasubiremo, ndavuze ngo Imana niyo yonyine twabura tukagira icyo tuba, ubwo tukiri kumwe nayo. Ubwo iki twize ntacyo dusaba. Imana niyo yonyine wabura ugahungabana mama, niyo yonyine. Ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu, urasizigamye, kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima. Ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima, kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Yobu abwira umugore, barambwira ati yewe mbega umugore mu bagore b'ibifunzi niwe wa mbere menye. Arambwira turi umupfapfa bigezaho iyo n'udushuri wize, nari naragushatse uzi kuvuga so how are you kamata pertije amapere, ariko kumbe buryo uri igipfu. Imana utarayimenya nta kintu uzi. Utaramenya Imana nta kintu uzi, utarayimenya nta kintu uzi. Haleluya. Ya mpamvu yabo mu bice 28 yaravuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute. Arambwira tumva nkubwira mugore, ya Imana ntayo uzi. Mu kuboko kwayo kw'ibiryo hava ibyiza, mu kuboko kwayo kw'ibumoso hakava ibibi. Ariko ibyo byose iyo bitugezeho bigasanga twuzuye urukundo rw'Imana, ntacyo bidutwara, ntibiduhungabanya, turakomeza tukayikunda. Hari abantu bazi ko kwa Yesu binagana. Iyo kwa Yesu ku musaraba biranagana. Ibiki Yesu abambwa yabambanywa amazuru, ninde wabonye kadasitiri iri handi rw'umusaraba? Yesu abambwa yajyanye n'abagore ku musaraba ati nimuze mucakira abagore sha. Ninde wabonye indege ziri hafi y'umusaraba? Ninde wazibonye? Iruhande rw'umusaraba hari igisambo kimwe, iburyo hari ikindi, ibumoso hari ikindi. Igihe ushurirwa Yesu nicyo gikira. Amen. Kumundakari. Iruhande rwa Yesu ku musaraba nta sitire zibaye. None si yabambanywe sitire ko yabumva nakarabashyiraho no gupfa kwanga kumukoza isoni ntako. Nubusa buri ngo nyine yaramubonye ahitagira ati mu bagore bose babyaye umuhungu ngushije ishyano. Abahesi n'abagenzi baramurebaga bakamuvuma
ngo batekerezaga ko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo ariko imibyimba yacu niyo yishyizeho, ngo kandi imibabaro yacu niyo yakubitiwe, ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ubwo yasubiranaga na Yesu yabambanywe abagabo bakobwa muri hano, avuga ati bakobwa mwese murushye n'abaremere bari muze munsange mbaha abagabo. Ariko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe mu mitima barujijwe n'icyaha nibaze bansange ndabarohora. Washoboraga kutabyitaba cy'umunyabyaha karimbuka, nta n'icyo zari kugutwara cyangwa se ubugabane, ariko shimwa mwami Mana kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukizayo. Munyikirize haleluya, haleluya. Yesu ntabwo Yesu yaje guhinduka urufatiro rwo kubaka ibyinaha, yaje kuba urufatiro rwo kubaka ibintu byo mu mutima, kuko ibyo abantu batari kugukorera Yesu yarabikoze. Muri kunyumva? Mbese muri kunyumva? Munyikirize haleluya. Yobu ni umugabo w'igitangaza. Yobu abwira umugore, aramubwira ngo wa mugore we, mu kuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza, kandi mu kuboko kw'Imana kw'imoso hakava ibibi. Ariko ibyo byose bikwiriye kwihanganirwa ku muntu wamaze kuyizera. Twese amen. Iri jambo twasomye ryavuze ngo nuko Satani asubira ku Mana bwa kabiri. Mbese wabaye maso ko basubiyeyo? Wabaye maso ko yasubiyeyo? Ubwa kangahe? Ajya kubwira Imana, arayibwira ngo ubwo nishe abana ba Yobu ntagire icyaba ntahinduke. Noneho umubiri uhorerwa undi mubiri, ngo nta n'icyo umuntu atatanga ngo atange ku mubiri we. Wishe abana ntiyagira icyaba, nishe inka barazijyana ntiyagira icyaba, arakomeza araririmba, arakomeza arabwiriza, arakomeza arasenga, arakomeza atanga amaturo. Mumpe nkore ku mubiri we. Imana yambwira ngo Yobu we, Satani we, Yobu ndamwizeye kugeza ubwo nubwo wafata umubiri we ukawugira uko ushaka ntiyanyihakana. Nzi ukuntu yubatse, ari ku rufatiro ruzima, ukuntu yubakitse yo. Kandi kamabwira Imana ntiyubaka iby'inyuma, kuko iby'inyuma Satani abigiraho ububasha, ariko iby'imbere Imana yubaka. Wakubaka amazu Satani akayasenya, wabyara Satani akabasaba bagapfa, wacuruza ugahomba. Izo ni imfatiro zina, ariko urufatiro rw'ubugingo
Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nuko Satani aravuga ngo ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Umva ukuntu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Twese amen. Twese haleluya. Iyo umuntu avuze ubugingo aba avuze iki? Iyo Imana ivuze ngo ubugingo bwayo ubwirinde cyane. Ubugingo nicyo gice cy'ubumana kiri muri wowe. Amen. Imana irema Adamu ngo yamuhumekeyemo umwuka w'iki? Mwanyikirije ko nabakunze. Yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Imana nipfana natwe amazuru. Oya, Imana ntifite amazuru nk'ayawe. Oya, Imana ntifite amatwi nk'ayawe, icyakora irumva ukirita ibigirwamana. Imana ntifite amaguru nk'ayawe, icyakora iragenda. Imana ntifite amaboko nk'ayawe, oya, icyakora irakora. Imana ntifite amaso nk'ayawe, icyakora irareba. Ikintu dupfana n'Imana ni ubugingo. Kandi uwo mwuka w'ubugingo ntupfa. Uwo mwuka w'ubugingo nta muraso uroga. Uwo mwuka w'ubugingo nta mujura wiba. Uwo mwuka w'ubugingo na Satani ubwe. Hajya amenya ibanga ryawo. N'idini rijya ribyibeshya. Ariko umwuka w'ubugingo, connection cyangwa ubusabane, relationship, imibanire yabwo n'umuntu n'Imana yonyine wuzi. Niyo mpamvu ushobora kuba mu bitabo by'idini, kuko umwuka w'ubugingo Imana itawuzi, ugasanga idini rirakuza ariko Imana ntikuzi. Kandi ukora protocol kore wambara birebire nka Joseline, urumva utega igitambaro nkawe, ati se ukambega agakobwa keza we. Mu idini hose bakankomera amashyi, kumba umwuka w'ubugingo utaziranye n'Imana. Abanyumvise haleluya. Uba mu church nziza ifite bishop mwiza cyangwa
aposo mufite protokole nziza bavuga ati yombega umumama mwiza dufite hano mu idini utanga icyacumi n'amaturo byuzuye ariko umwuka w'ubugingo n'umwuka wawe. Bibiliya Paulo yandikira abaroma arabwira ngo umwuka w'Imana ahamanya umwuka wacu ko no si umwuka w'idini oya suka bosa kuzi nagari ibyo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wanjye ni njyamye mu buriri niyo ndimo ndacuruza amatewusi niyo ndi muri classe niyo njyanye n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye umwuka w'Imana ubwe araza akabihamya akavuga uyu ni umwana wanjye. Ndafashijwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ibyo ibiba mu isi bigaragara bibera mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu abantu bashobora kwibeshya kudakijijwe kandi umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Bimwe biterwa n'amahame y'idini. Na discipline abantu bashizeho ni bamwe baravuze ngo iwacu kudafiriza nta kibazo, ibyo birakureba. Niba iwacu baravuze ngo kwambara birebire nta kibazo, ibyo birakureba. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye ko Amen. mwijuru ntibaza abadive. Hari ukuntu abantu bajya bahangana n'idini bakihambira ugasanga abantu bigize imbata z'idini bavuga isabato yanjye nzayubaha. Ibyo ntacyo bimbwiye Jeruzalemu ntacyo kugira ngo ndi umwadeperi ngo urabona ngo iwacu ngo ibintu by'iwacu ngo biba ari ibintu ngo biri ku murongo neza ngo
urabona ibyo nakazi kawe ngo jewe ngo iwacu ngo tuba ngo muri restoration cyangwa muri Zion ibyo nakazi kawe bishop wanjye ni runaka apostle wanjye ni ntuzi ibyo nakazi kawe ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane nanyira mbatangariza ko mu ijuru bataza amadini mujya muvunwa n'ubusa mutinda kutuntu tuzabagumisha inaha mugatakaza amanota Imana gaseka ikumirwa vuga se urarabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye Imana mfitanye ikibazo na mesh amen hari ikibazo ifitanye n'imisatsi yawe kimenyemenyeje ubundi nujya gupfa barabyogosha ugasigara uko nibyo nta kazi kawe je ntacyo bimbwiye ikibazo n'umwuka w'ubugingo Imana kibazo ifitanye nawe mukobwa mwiza nta kibazo ifitanye nawe keretse umwuka w'ubugingo atari guhamanya n'umwuka wera kuri umwana w'Imana icyakora disipurine yaho ukorera disipurine yaho usengera uyubahe kuko nutubaha ntuzubaha Imana utarabona tonderwa nutubaha abakuyobora ntuzubaha Imana utarabona kuko Imana ntifite ijuru ry'akajagari ntaryigira abarizaribamo nabera kuko nayo ari iyera twese amen mubona Yesu yari kubivamo akavuga ati abapantekote mwese nimwe muzajya mu ijuru akazavuga ati abaporoso mwese ntaho muzajya murabona Yesu yari kubivamo simwanyikirije ko nabakunze bura Yesu yari kubivamo ra akazavuga ati nge ndi umudivi ibiyo Yesu azari umudivi ubu twari kubishobora iby'isabato ikibazo gikomeye cyane ariko bo kuko ariko bamwizeye bagize gute barabishobora kandi natwe kutubyina tugasirima ngakabakabonye Imana nabo ntabyo babasha bafite ibindi bizeye ndashimira Yesu utagira idini Manyakiriza haleluya icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana umva ukuntu Yohana yavuze kandi ni Yesu wabyivugiye yaravuze ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ngahubwo abo babyawe n'imbuto itabora ariyo mbuto y'ijambo ry'Imana Yohana bagarukaho bene abo aravuga ngo nimubareke bene abo bashobora gusonza bashobora kuburara bashobora gutunga amaso bashobora kugenda mu ndege nabyo byababera bashobora kwambara bazarisha abanga ariko ibyo ni bito ukurikije ibyo babategurira mu ijuru haleluya uko bazasa na sebuja bazasa n'uwabacunguye bazasa n'uwabahamagaye abantu bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntikurerekanwa ariko uko tuzasa icyo tuzi ni kimwe Yesu niyerekanwa haleluya manshi mwami Yesu haleluya
mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza, ugasanga umuntu yashakishije ntako atagize, hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabira akabona ntibivamo, kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza, ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Munyikiriza haleluya. Tujya tubihomahoma, uyu munsi wakisiga ka fondo tukabona ntibivamo, ejo ukajya kugura exofene ukavuga ati wenda ka exofene niko kangwa neza, amavuta yo mu Rwanda ukayereka ugahita wisigayo mu Burayi ukavuga ati ntago ndi gusa nuko nshaka, bikanga pe cyabijya byanga kuvamo. Uyu munsi ugasiga inzara ugashyiraho iby'umutuku, ku cyumweru gitaha ukabashyizemo iby'ubururu kubera bisa n'umukenyero uzambara mu bukwe bwa ntuze, ukabona nabwo ntibivamo, ugashaka pochette isa n'isakoshi nabyo ukabona ntibihura, ariko uko tuzasa dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Uko uzasama mani kurerekanwa, icyakora kuko ukiri inaha jya ubikora use neza, wikoreho ugire fresher, ariko hari ukundi kuntu bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira, bakabigira kenshi baturusha n'ubutuzi, imbwa zabo zigahaga wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twe. Hora ceceka wihorere, ndumva guhore kumuhoza Yesu, ndumva imirindi yagarutse, nshuti ihangane. Haleluya. Yobu umugabo w'igitangaza wanejeje Imana, Imana iricara iti oui vraiment en tout cas kubera agafaransa karyoha natekereje ko Imana ivuga igifaransa. Ibonye Yobu iravuga iti vraiment oui en tout cas c'est fantastique, en tout cas quand même, ah oui, voilà un homme. Nimureba umugabo sha, Imana ikagihindukira ikabwira ibizima iti mwabonye umugabo, ubura abana agakomeza akabyina, igahindukira ikabwira abakuru iti mwabonye umugabo. Umugore ubwira nabo umugabo mwamubonye, mu gitondo agafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo akajya gusenga. Voilà. Imana ibwira marayika ushinzwe kubika ibintu, munyikirize amen. Amen. Iramubwira ngo abana bayo bahantu mbabitse ujye ubandebera neza, imitungo y'ahantu nyubitse ujye uyindebera neza, ibintu byayo bahantu mbishize ntibizagire virusi zibirya. Ikintu nzakora muri Yobu 42 reka nze nkibabwira, yari yubatse ku rufatiro ruzima, ariko hagati harimo urugendo rukomeye rwo gusurwa n'inshuti zimubwira ngo Yobu wasuzuguye Imana iraguhonda. Umuntu nkawe uzi ubwenge wize yacuruza agahomba we, mbega Yobu umuntu nkawe wize uzi kuvuga icyongereza wacuruza bikanga. Mbese nawe byakubaho ubu nta kibazo ufitanye n'Imana ngo wisuzume urebe niba nta hantu ufite ikibazo n'Imana. Yobu ngakisuzuma agasanga imisoro yose yayitanze neza, agasanga ibintu byose yabikoze neza, akabwira inshuti ze ati burya ntacyo mpfa n'Imana. Sikamwe azitire kare ukuntu Imana tuyizi ntiyagirira umuntu yikunda nkawe gutya, kandi yabikora we. Kubucyezi
ziragaruka ziti harya nturisubiraho ngo tugende mu masengesho yo gusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha wakoze. Yo barababwira ngo iyo nisuzumye nsanga ndi umukiranutsi kandi gukiranuka kwanjye sinzakureka. Iyi Mana nubwo yaba yankubise nakomeza nkayizera, nubwo yaba ariyo yankubise nakomeza nkayizera, nubwo yaba ariyo yabitaye nakomeza nkayizera. Arababwira ngo kandi iyi Mana yakemera nanapfa njye napfa bakanshingura, ariko ibyiringiro byanjye sinabibasigira, nzabimanukana. Torero munyikirize amen. Ariko uyu munsi ndabakunze pe, kandi ikimenyetso muzakibona nzahita ngaruka. Amen. Twese haleluya. Arabwira ngo kandi mutekereza ko meze nk'igiti cyatemwe, niko bimeze ndi igiti cyatemwe, kuko amashami yari abana banje, amababi yari imitungo nari mfite, byose byararangiye. Arabwira ngo meze nk'igishyitsi kiri ahantu hasi mu gitaka, kiri mu mukungugu ahantu. Arabwira ngo Imana ishimwe ko kitaranduwe. Imana ishimwe ko igishyitsi kitaranduwe. Kandi igishyitsi, reka mabwire ibyago bijya biba ku gishyitsi, unyuzaho wese inkweto zuzuye ibyondo agira ati ibyondo byose akabisigaho. Abantu babaye ahantu bahinga, ahantu hari igishyitsi niho barunda ibyatsi byananiranye, urwere ibiki byose babirunda ku gishyitsi. Igishyitsi gihinduka puberi y'ibibi byose, ariko iyo batakiranduye kiba gifite amahirwe ya kabiri. Reka nkubwire amakuru meza ya Samaye. Arambwira ngo ubwo utaranduwe uracyafite amahirwe ya kabiri. Ubwo utaranduwe mama uracyafite amahirwe. Ubwo utaranduwe, ubwo utaranduwe, ubwo utaranduwe, haracyari amahirwe, haracyari amahirwe, haracyari amahirwe. Ujya ugirana ikibazo n'ibiheka aribo basigaye iwanyu wenyine, humura ubwo utaranduwe uriho. Mama ubwo utaranduwe uriho. Kanze nkubwira andi makuru ya kabiri ijuru rimpaye. Haleluya. Mana ishimwe ko tutaranduwe, Mana ishimwe ko tutaranduwe, kandi ko batasesuriye ngo bahinguke ku mizi. Turiho, turiho, turiho nubwo ibihe bitwigirizaho nkana, nubwo ibihe bitwigirizaho nkana, ariko turiho, turiho, turiho. Numva mushaka kuririmba yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga parabisi ese utekereza ute wenda amashami yari nyogosenge, wenda ishami ryari so wanyu, wenda ishami ryari abavandimwe bawe, wenda ibibabi byari akazi, ariko igiti cyaratemwe, ariko amahirwe gifite nuko batakirimbuye. Harababwira ngo kandi iki giti nubwo cyaba cyaratemwe kiri ahantu kidafite ibyiringiro byo kubaho, uretse kuririmba wa iki giti nubwo cyaba cyaratemwe kiri ahantu ntawe ukiganiriza, ntawe ukibaza uko cyaramutse, ntawe ukibaza uko kiriwe, ntawe ukibaza amakuru. Hari igishomeri kimaze iminsi, hari igishomeri. Iki giti ntawe ukibaza, ntawe ukibwira bonjour, ntawe ukibwira bon après-midi. Iki giti ntawe ukibaza uko cyaraye. Iki giti kimeze nk'igishyitsi cyatemwe. Haba ngo nimuyihorere Imana yakoze ibi byose, izi mpamvu yabyo, izi mpamvu yabyo nimuyihorere. Ahari irashaka icyubahiro kuri njyewe, kandi nimara kukibona ndabyizeye izangarukaho imfitiye imbabazi nyinshi. Baramubwira ngo ibyo wivugisha ni ukwihumuriza nyine,
uri murihumuriza ngo iminsi yusunike. Harabwa ngo ntabwo ndi kwihumuriza, harabwa ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Kandi amaherezo azahagarara. Harabwa ngo ibi mpamvu ndi kubivuga, ndi kubyumva, hari ibindi bintu birimo kubimbwira, hari izindi mbaraga zindi inyuma ziri kubinganiriza. Umucunguzi wanjye ariho. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngeze kuri point finale, ngeze aho umuntu batamusuhuza, ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku, ngeze aho umuntu bamwita umurozi, ngeze aho umuntu bamwita umushingwe, ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye, azongera areba Imana, azayitegereza Sayundi, arabanga umutima wanjye mazwe n'urukumbuzi. Imana iranezerwa, iravuga iti Yobu komeza wihangane, igihe nzazira uzabimenya ko naje, igihe nzazira uzabimenya, komeza utwaze Yobu, ninza nzakugirira neza, kandi neza yanjye izaruta iya mbere. Ntiwigirire nabi inshuti yanjye, neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe, hari neza Imana yakubikiye. Birashoboka ko waba uri imfubyi wimama ukipapa, ariko hari neza, hari neza. Ineza y'Imana ntirashira, ntirashira, hari neza. Neza y'Imana iracyari ku buzima bwawe. Hari n'ukuntu ujya wiciraho iteka ukavanga hari Imana yamoye ibyaha nakoze byinshi. Imana si umugome, kandi Imana ntigira inzika z'ibyaha wakoze, ahubwo yakubabarira kandi ikakwereka ineza yawe. Imana ntikurwaye inzika ngo nuko wasambanye, ntikurwaye inzika ngo nuko wakuyemo inda, ntikurwaye inzika ngo nuko byakuyobeye. Imana igufitiye ineza, Imana igufitiye imbabazi. Musetekereza ko Imana yakihekura ikabura umukobwa mwiza nkawe? Imana ntiyakihekura ngibura umumama nkawe, ntabwo Imana yabikora. watinze kuyitaba, watinze kuyisanga, uyikubita imbere uyibwire ngo data ninjye wa wundi, ninjyewe wa wundi. Waratinze, warihemukiye, wiyongereye iminsi y'umubabaro, wiyongereye iminsi y'agahinda, ariko ibiganza by'Imana biracyateze. Gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Uko nahose n'ubu niko ndi, isezerano cyanjye ntirihinduka. Wino mwana cyaho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Mubwira shira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhura umutima. Mubwira shira umwami ni mwiza pe, aruhura umutima. Munyikiriza twese haleluya, Hallelujah.
wakoze ikosa ryo gutinda kwitaba Yesu, ariko uyu mugoroba Imana irashaka kongera kukubaka ku rufatiro ruzima, nawe ukaba wubakitse rwose. Yobu arakomeza arizera, amaze guhamya ko uruhu rwe nirumara kubora azareba Imana, kandi amaso ye azareba Imana. Imana iranezerwa cyane. Mu gice cya 42 inshuti ze zose zirangije amagambo zimubwira ngo yagize n'umwanya wo kubaza Imana ibibazo byinshi, ngatuka n'umunsi yavutse harabanga ijoro mama yavugijemo impundu ngabyaye umwana w'umuhungu rivumwe. Havumwe umunsi navutseho, umuntu wavumye akavuma na happy birthday yiwe. Abatu umunsi navutseho bavuze impundu ngo babyaye umuhungu, uwo munsi uvumye ni wirabure, yabinda yanjye yaravuyemo kubera umubabaro wari umaze kumurenga, umaze kuba mwinshi. Ariko mu gice cya 42 imibabaro irangiye, umugabo wubatswe ku rufatiro ruzima. Haleluya. Imana ihamagara inshuti ze zose zazindi zamubwiye amagambo amukomeretsa, irazibwira ngo mwa nshuti za Yobu mwe, nubwo muri inshuti ze ariko muri inshuti zitari nziza, mwababaje umwana wanjye, mwamubwiye amagambo amukomeretsa, mwamubwiye amagambo amushengura, nta magambo y'ibyiringiro mwigeze mumuha, ariko kuko yagumanye nanjye ubwanjye namwihereye amagambo amukomeza. Harabwira ngo nuko nimushaka inka, mushaka ibitambo kandi mushaka n'ibya Yobu, mujye kumutambira ibitambo kandi namwe mwitambire musaba imbabazi. Ku gice cya 42 Imana igarutse kuganira na Yobu, ngiramubaza ngo mbese Yobu hari ibindi bibazo wumva wambaza? Imana iramubwira ngo nanjye ndashaka kukubaza. Mbere yuko agera mu gice cya 42 hari ijambo navuze nabwirije ahantu henshi, mwararibonye kuri YouTube. Imana ibaza Yobu, iramubaza ngo mbese wamenye ububiko bw'imvura aho buri? Wamenye ububiko bw'imvura ahantu njya mubika? Wamenye ububiko bwa shelegi? Uzi imfatiro z'isi n'ijuru aho zishinze? Njya kubirema wari uhari. Imana iramubaza ngo mbese wamenye igihe amasha yo mu ishyamba abyarira? Yobu abura icyo asubiza Imana. Iramubaza ngo mbese Yobu we, niki kigutaya kwiheba? Yobu, humura ndi kumwe nawe. Ngigarutse ije kumureba, arayibwira ati Uwiteka we, ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko amaso yanjye none harabibonye. Avuga ijambo rikomeye nakunze, avuga ngo nzi yuko ushobora byose Mana, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana iranezerwa, iravuga ngo Yobu we, noneho ndabyemeye, ubaye umugabo nyamugabo, ngihita imwunamura. Babana 10 Imana Satani yishe, Imana irabamusubiza, ngo ibamusubiza ari beza cyane. Ayo mashini bara ya Yesu tuyayikomere menshi, tuyakomere umwami waba. Byabindi Imana yari yarabitsa ahantu, Bibiliya ivuga ngo nuko Imana irabimugarurira, ngo kandi bigarura ari byiza cyane. Ngo abahungu n'abakobwa ba Yobu ngo bari beza mu gihugu cya Usi, ngo nta wundi muntu wigeze abyara abasore beza n'abakobwa beza nk'abo Yobu yabyaye. Uwiteka naguhira bwa nyuma, kuko wubatswe ku rufatiro ruzima. Azaguha ibirusha ubwiza ibya mbere, ibyagiye byihorere. Uwiteka agufitiye amahirwe ya kabiri. Kubakwa ku rufatiro ruzima, byiringiro byawe ntibigira ahandi bijya, bikagumana na Yesu. Yesu niwe nihishemo yambere y'ubuhungiro, ntacyamuraho amahoro yambere y'ubuhungiro. Urakoze cyane. Yesu ugira ngo hari icyakubayeho kiruta icyabaye kuri Dawidi. Uzi ibintu byabaye kuri Dawidi, ngo wowe ngo ufitanye ikibazo ngo n'imiryango ngo na famiye. Dawidi we yagize ikibazo cy'umuhungu yabyaye, avuye mu rugo gatoya, umuhungu wabayiroshe mu bagore be bose aryamana nabo kuzu. Ngo baguciye inyuma, ngo wararakaye, ngo nabonye ngo message ngo ziri muri rekada. Nta cyabaye, nta cyakubayeho. Dawidi we abagore be, umuhungu yarabafashe kuzuba ku manywa aryamana nawe. Wowe ntibaraguca inyuma, ntacyo wabaye, utarabikorerwa n'umwana wawe. Pole nta kiraba, komera, ntacyo ubaye. Komeza wubakwe ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Ugasanga ibanza mwasigize nyinshi, Imana umugore wanjye arana, umugabo wanjye aransiga, anca inyuma, ajya nta kiraba, utarababona basambana kuzuba ku manywa. Ariko komera wubakwe ku rufatiro ruzima. Hari igihe mugira ngo byabacikiyeho ngo twebwe Imana ngo uratwanga. Soma Bibiliya umenye ibyabaye kuri Aburahamu, umugabo sekuruza w'abizera.
kubera ngo yarabyutse mu gitondo abwira umugore aramubwira ati kubera inzara sheri ejo nitugenda tujya gushaka akawunga yo kurya uzanye ugita brother nanjye nkwite sister nturasonza kugeza ubwo umugore washatse cyangwa umugabo washatse umwita mushiki wawe cyangwa umusaza wawe nturasonza inzara ntacyo uraba we humura komera ubakwa ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo ntaciraba niba nawe ushonje hari firigo mu nzu nibura uvuga uti ndashyiramo n'amazi akonje mubaye ikizi niba nawe ushonje ubona amapendo hano waza ukamubwira ati pasiteri rwose ndapfuye mpereza 1,000 abandi barashonje bafata abagabo babo babahindura ba brother abandi babahindura sister kugira ngo bikize inzara we ntakirakubaho rero nimukomeze mwubakwe ku rufatiro ruzima munyikirize haleluya ubaye iki kare ukuntu musa neza mumeze neza mufite freshe ubu natwe ngo twarashize cyakora ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we ubwo n'ibibazo barabihuje ntago mbarenganyije rwose kuko iby'Aburahamu ntimwabishobora ubanza nawe ibyaca atabibasha usibye ibishingwe yabijyamo akabivamo na sinzi niba yabishobora n'iby'imitekano n'ibya minerivare z'abana ntago mbizi niba yabibasha cyane ko yari n'umukire ariko nawe byamubayeho nawe yarageragejwe nkamwe munyikirize amen munyikirize amen none se wenda muri iterano nta muntu uratinda kubyara ariko batinze kubyara bose muzabambarize Hana ajya gusenga Imana yagiye kwibwira ngo abarozi baramuroze inde wasomye yagiye kubwira Imana ngo Mana mukibonye penina yangiriye muri Uganda cyangwa muri Tanzania yasanye ibirozi Imana bikore kugira ngo mwemeze reka none wowe ngo umaza ukwezi kumwe ngo nta niraha tuza Hana yamaze imyaka myinshi nta niravamo ariko ngo buri munsi buri mwaka yajyaga ishiro gusenga ashima Imana iby'Imana ikora ubaye iki ngo kugeza igihe yariza amarira menshi nk'ayo uri burira uyu munsi Imana imubonye aravuga iti Hana we pore pe ndabona wenda nko gutagangara reka mfe kuguha kamwe abwira Imana tubwo mpaye kamwe n'abandi 6 bari inyuma abararirimbye aravuga ati Uwiteka we waringumba byaye kangahe haleluya yabivuze afite umwe ariko kuko yari yizeye Imana ngo yarebye mu bubiko bw'abana abwira Imana tubwo mpaye umwe abandi 6 baracyari dufite Imana ikizere kugera ku kigero nubwo yakora kimwe ibisigaye twabyizera haleluya nubwo yakora kimwe kandi musi nimuyisabe byinshi muyisabe kimwe 6 biri inyuma 6 bizizana bizaza biherekeje kimwe biza biherekeje Samuel bikaza bifite amazina biza bifite imbaraga biza bifite bisa bifite umwimerere wabyo uyu munsi turayisaba kimwe kandi ntimuyisabe nka wa mugore na wa mugabo bari ku muriro barimo barota ako kantu mwarakize kera muhumure ngiye gusoza munyikirize amen ariko ubu nanavuga nkageza nejo mukarara hano muribuka kantu twize kera ngo umugabo n'umugore ngo bari bicaye ngo bari kota murakibutsera ngo umuriro babona ni mwiza bati mbega umuriro mwiza we Imana iti ngaho ni musaba ibintu 3 umugabo ati cyampa Imana ikamenya umugore ati cyampa Imana ikamenyamo inyama ibiraje ayiga we hanyuma umugabo ati ugasaba inyama nkeneye inzusha iyo nyamira akakujya kuzura ibaye kubise kuzura umugore ati mbega sheri w'umugome we iyi nyamira guma mu kuzura uzajya unyita sheri cyangwa nta nundi mugore mwiza uzabona hano umugabo ati Imana ndakwinginze sheri wanjye namupenda sana iravuha ndakwinginze inyama nive kuzura ibyifuzo 3 bibigize bite birarangiye uyu munsi Imana twigishe gusaba neza munyikirize haleluya Imana ibigisha gusaba neza umukobwa umwe Imana yaramubwiye ngo hitamo ibintu bibiri urahitamo umugabo cyangwa uhitamo amafaranga yaramaze imyaka myinshi ari umushomeri abwira Imana ati byose nabivamo nyihera umugabo azazana n'amafaranga nimubura ubwenge izabareka munyikirize amen Imana irashaka ko mwubakwa ku rufatiro ruzima ndashaka gusoza nsoreze muri iri jambo Yesu yavuze munyikirize amen Yesu yaravuze ngo umuntu niyumva amagambo yanjye akayakomeza asaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye hehe imvura iragwa imivu iratamba ngo byose byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagira iciba kuko yari yubatse kuki
ameze ngazamera nk'umupfapfa. Ubu mureba mwese muri abubatsi, itandukaniro naho mwubaka. Mwese muri ba enjeniyeri mu isi y'umwuka, ariko ikizatugaragariza itandukaniro ryayo, mwese mwabyina bigakunda, mwese mwabwiriza nka Joseline, ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sex ngo usambane. Kambivuge ndebe inyuma. Mwese muri abubatsi beza, mwese gutanga amaturo mwabishobora, mwese kuririmba mwabibasha, gusirimba mwabishobora, kubyiriza mwabibasha nka Joseline. Itandukaniro ni igihe mugeze mu makuba n'ibigeragezo, mukaganira nabyo mukabwira ngo ya twebwe twubatse ku rutare, Imana ntituzayihemukira. Imana ibashoboze kubakwa ku rutare. Haleluya. Ku rutare kugira ngo imiraba n'imiyaga nibiza bizasange mukomeye. Paulo yavuze ngo hariho urufatiro rumwe rwa Yesu Kristo, ngo kandi rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka agize gute azabe. Muhaguruke dusenge. Izindi mfatiro zose zirasenyuka, izindi mfatiro zose zizasenyuka. Urufatiro rw'umuryango rugasenyuka, abantu kagira ngo ntimufite nicyo mupfana. Urufatiro rw'amafaranga rurasenyuka ugasigara uri zero fra. Imfatiro z'abana zirasenyuka, imfatiro z'imiryango zirasenyuka, ariko Kristo niwe rufatiro ruzima, kandi rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka agize gute, Uwiteka azabe. Bibiliya ivuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, ntawamwizeye uzakorwa n'isoni, ngo keretse bava mu isezerano ari nta mpamvu, ariko twebweho ntidufite kuva mu masezerano. Tugiye gusenga, Imana igumugisha mushumba. Ni ureba mu nda y'ingurube akaboni sangari komeye, nta kimwe kimuranira, arashoboye. Akaboni sangari komeye, nta kimwe kimuranira, arashoboye. Imiyaga n'imiraba byaza bikagusenya, bikagukura mu byimbo, ukava mu byiringiro byabo. Kandi reka umucuranzi abaretse gatoya, ndumva uri gucuranga neza, ariko mbanze mvugane n'umutima w'umuntu urimo hano. Yesu naza kukureba ntazareba umubare w'amafaranga menshi warubitse kuri bank, ahubwo azareba niba wari wubatse ku rufatiro ruzima rwa Kristo. Ntago Yesu naza kureba twebwe azareba avuge ngo uyu muntu ngo yari mwiza, ngo yarafite urufatiro rw'ubwiza, ngo reka mugirire neza kubwibi. Oya, ibyo ntibikora, nabibabwiye mu bwami bw'Imana. Ahubwo Yesu azareba niba wari wubatse ku rufatiro ruzima, urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ubutaninza nzababwira imfatiro nk'eshanu umuntu yubakwaho akaba akomeye rwose, ariko urufatiro rwa mbere rukomeye ni urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Twese haleluya, Haleluya. ijambo ry'Imana ni rwo rufatiro ruzima, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, kandi niwe wari jambo, niwe wari Imana. Iyo twubatse ku ijambo ry'Imana ntabwo duteraganywa n'imiraba n'imiyaga. Ndabifuriza kubakwa mu ijambo ry'Imana. Umuhanuzi ashobora kuvangirwa, ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa. Amen. Reka dusenge. Ntibishoboka ko waba warasenyutse, usenywe n'ibigeragezo, usenywe n'amakuba, usenywe n'icyaha, cyangwa utaranakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we rufatiro ruzima. Uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Ukaba utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, ngo wizere Kristo umwami n'umukiza wawe, ugere ikirenge muke, nawe uyu munsi watuza akanwa kawe kubaye umwana w'Imana. Uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Cyangwa wari ukijijwe, umwanzi arakurasa, uva ku rufatiro ruzima rw'agakiza, nawe uzamura ikiganza tugusengere. Ibyiringiro birahari, kandi ntutinde kwitaba Imana ukiri muzima. Ntutinde kubwira Yesu ko byagenze, aho mubwira ngo Yesu narananiwe kandi ndananirwa undeba, ariko ndagarutse ngo wongere ungirire imbabazi. Zamura ikiganza cyawe, humura, amaso y'Imana arakureba, ariko n'imbabazi z'Imana ziragutegereje. Umuntu uri muri iteraniro aba yatarakizwa ngo yakire Kristo umwami n'umukiza, cyangwa wari ukijijwe ukagwa umwanzi akakurasa, ugasambana, ukiba, ukaroga. Hari igihe abantu bibwira ko uburozi ari ubutamikano gusa, ariko n'amagambo n'amashyari n'ibindi nabyo byahinduka uburozi mu mutima w'umuntu wizera. Zamura ikiganza tuguhuze n'Imana, kandi niyo yaba umwe yaba ahagije mu bwami bw'Imana.
Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka tubinginge kubw'imbabazi z'Imana n'icyubahiro cyanyu ndetse n'icy'Imana, mutera intambwe muze hano, musange hano, hanyuma tubasengere, tubatuze amagambo y'agakiza. Ndagira ngo mbabwire ko Imana itazabacyurira iminsi y'intege nke mwagize. Ago Imana ntizabacyurira aho mwakoze icyaha, ibabwire ngo mwakoze ibyaha. Oya, Imana suko iteye. Imana n'umutunzi w'imbabazi. Imana ntiza kandi n'ubutaha nibyongera bikakubaho kuko uri umuntu, ntago nanone izagucyurira. Imana igukunda urukundo rukomeye. Amen. Kandi ndabatangariza ko uyu munsi muhindutse abana b'Imana, muremewe ikisekuru gishya muri Kristo Yesu. Uyu munsi Imana irababyaye, kandi dukomere Imana amashyi ku bwabo, dushimira Imana. Hari ukuntu abantu bishimira kuvukira mu miryango ikomeye, bakumva kuvukira mu miryango ifite izina ryiza ni byiza, kumva umuntu aguhitishijemo kongera kuvuka, wavukira ahantu nawe uzi hakomeye. Ariko kubyarwa n'Imana niko gaciro ka mbere gakomeye, kubyarwa n'Imana. Uyu munsi muri urubyaro rw'Imana, Imana irababyaye. Reka mbasengere baturiho amagambo y'agakiza, hanyuma mugende mugwiza imbaraga, muzajye mu macaci meza yuzuye umwuka wera, aho muzabona abantu buzura umwuka wera. Ntabwo mbabwiye ngo muzaze muri ADPR, si itegeko, ahubwo aho muzabona hari abantu b'Imana basenga mu kuri no mu mwuka, abariho muzajya. Imana ibahumuje. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'intama zawe wasize 99 ujya gushaka imwe yari yarazimiye kubera urukundo rwinshi, mu bihanamanga izerera ibuze uwayigirira neza. Aba bene data baje bateye intambwe yo kuza imbere yawe, kuko batinze kukwitaba kandi uri umubyeyi. Ariko uyu munsi bumvisha ijambo ryawe ko bakwiye kubakwa ku rufatiro ruzima Kristo, bakababarirwa ibyaha bakoze uhereye kera. Uyu munsi amazina yabo niyandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi ntibongere kwiciraho iteka nk'abazarimbuka, ahubwo bahindutse abana b'Imana. Imana irababyaye, nabo ni bene data, kandi mu ijuru aracyariye intebe zabo, hari ibyicaro byabo bicaramo. Ijuru riririmbe kandi sinezerwe kubwaba bene data bemeye kwakira Kristo, kandi uzabaha iherezo ryiza, bazicarane n'Imana mu ijuru. Urakoze kumvishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Ndabona mwicaye disi, ariko nta kibazo, ngaho nimugende. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha.